JP Technology Computer Limited niyo gisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Muri JP Technology Computer Limited tugufitiye mudasobwa za laptop ndetse na desktop yabishya ndetse n'iza okaziyo kandi ku mafaranga make cyane. Tugufitiye hard disk yabiza laptop ndetse na desktop mu ngani ariyo yose waba wifuza guhera kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16 aho ufite ububiko butazigera bwuzura. Accessoires za computer nazo zirahari nko kuri mwe mukene screen, ama keyboard, ama mouse, VGA cable, network cable ndetse n'ibindi hakiyongeraho guhabwa garanti. Muri JP Technology Computer Limited tugufitiye abatekinisiye b'inzobere babizi aho ugeza computer yawe urwaye bakayisubiza ubuzima. JP Technology Computer Limited dukora imbere y'isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ushobora no kuduhamagara kuri 0788 90 25 58 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu twitwa JP Technology Computer Limited. Ubu icyo twashyize imbere ni ukubaha serivisi zibanogeye. Ladies and gentlemen, dutangiye episode ya mbere ku kiswe Feud. Ngo ni inzangano z'igihe kirekire y'amakimbirane ahoraho, wa mwiryane utajyushira umaze imyaka n'imyaka. Feud nicyo bisobanuye. Aka nagasobanuye time hamwe na Great Entertainment. Bwira mugenzi wawe nabwire mugenzi we ko Great atangiye gusobanura kandi ko biri kubira kuri website yitwa agasobanuyetimes.com. ujyaho ukareba ukadownloadinga tukarya show ntanda y'umujinya. Icyo usabwa gusa ni ukudufollowinga buri munsi tukajya tubana. Bibutsa ko aka nagakoresho ka Smart Vision DJs alongside B Studio hamwe na Great Entertainment. Turya show ntanda y'umujinya ntangigimira. Smart Vision DJs aka kagera kuri DJ Elike Pro Kicukiro, DJ Emi Kicukiro, DJ Karim Kayonza, DJ Sizo Gasabo n'abandi batandukanye. Abandi ni bande? Nanastaze ninde Nyagatare ndetse na Jimmy Rwamagana. Ngo ni Gasabo Karumuna DJ Shizo. Turatangiye Feud episode 1 Bidagureti 1. Dutangiye dute muri iyi si abactivators barayoboye. Jingyun Sekti irejo yani mashuri yose activatinga mwisi mirwaniro. Jingyun Sekti ngo dutangiriye atinya nitwa Lichingiye na joininze iyi cyangwa se iri shuri imyaka 11 ishize. Atundi nameless gatekeeper genda umurango urinda marembo. Lichingiye n'umukobwa ari kutubwira uko dutangiye afite inzozi zo kujya kuri byinshi. Atundizira ku munsi umwe nanjye nzaba ikibayiro cy'ishuri ryanjye aho mbarizwa. Ati sinzongere kuba ukina role isupportinga ibyo abandi bagezeho. Nkaba wa wundi uba kimwe mu bigize inkuru z'abantu yitwa Nzanga Suan cyangwa se Swan. Yakiraha akavura karimo karabwa dore umutaka uhari. Wereje mu gitondo uzatangire kuzinduka. Uzinduka rwose mu myitozo yawe. Urukitegeza umubone banyeshuri ukaba n'umuyobozi uhagarara abanyeshuri mu bitatu muri iri shuri ryacu. Kumbe hakurya ruwa ari gutonganya. Jingyun Sekti yagushyizeho ubutunzi budasanzwe, ubutunzi buhambaye, igutoza kugira ngo uzahinduke umuyobozi w'ishuri ukurikira. Noneho kugira ngo focusinge kuri cultivation yawe. Menge Chun n'umusoro ahangaha. Menge Chun niwe barimo barabwira. Waragiye ukorana n'ubwoko bw'ikibi kweri ntasoni, ukorana n'abadimoni aturuka muri Yinlian Sect. Hano bari ni muri Hongmeng Hall. Uribuka amakuru amakosa ya urazirikana. Umukobwa uranga yitwa Liu Sugwan cyangwa se Suguan.
kigoryi gusa njiji gusa master yarakimenye ngo cyakunze umukobwa mu mademon sect 放我门规，本座今天要清理。 uyu musore kubwo kunegirisha inshingano ze no gukorana evil sect yirukanwe mu ishuri ryanjye seni yabaramukomye seni ya Meng urakeka ko yarakoranye n'akaraga ko mademon we gabanya umunwa ari indi byo rinda in episode ya mbere feud ni kugasobanuye times.com akana gakoresha ka Smart Vision DJs mubagane babaye filime ku gihe mushaka makuru yabo barahari ibindi bizaza nyuma kumbe ari ishabi ririmo riraza yambaye papo 1何人胆敢擅闯精英宗？ urinde utinyuka guca mu matwari ya Jing Yun sect kumureba yitwa Zhu Chu Singman Bacham hello in episode ya mbere kuri feud dore uko agenda ubanza ari mukobwa wakunzwe na Sini Chingiye meze neza meze bo 你回去多好。 ngiye kuvuza inzogera genda witsimbe agiye guhuruze impuruze nanjye ndagiye kataragenda hose gacaho nanone karagaruka karajabiriye shaho kari kibagiye inkota bibira ayayayayayaya aza kuvuza inzogera ahuruze kubatatswe master vayu 我本季大哥的使者 kubera uri master wa Menge narifashe nditona ndihangana ari kurampatirije reka nze no kuri no nkwereke icyo demonic captivators dushoboye sha Zingiman rekera Meng daga no chose sinifati bacamu akaba kabwe ngo kitsima ariko ni ko nakubwiye ngo wishura jyahi turumbukayo tayari kikobwa kirani kibitsoni kumbe ba seniors masho seniors nabo badivanzemo umukobwa urahani mu bicane ngatuka muri Yin sect naba evil cat cyangwa se naba evil sect kumanga witsimbye ibindi bindekere kanje gufasha abandi akaba yakabuje kujoininga yarakubitwa yaba datawe senior umeze neza umeze neza Yunil very good Raka Jinarcha Master Fashi titira kwepa akagoryi kacu baragafata Hello bamukubise inkota bakabwe ngo kisha ari kundebere Chingiye karagarura Master yagakomye inkota ntago ari we yagafasha kumbe hakuno Raka Joseph Zeng yahe by Jinsu niyo mazina nyakuri we yikanze ari ahangaha aze nibiki bimbayo bisa nkaho ari ikintu gifitanye connection nawe kibaye ari ku rundi ruhande in episode ya mbere kuri feud nge ndacari bidagureti wanyu mukunda muri benshi nanjye nk'abakunda we Smart Vision DJs bampaye urufaranga ndavuga ni urufaranga reka ndurye nta kundi Chingiye gakobwa bagakubise inkota uyu musore muramuzi simvuga byinshi abavuna muheto byaramuriye koko agakobwa karana akagoryi k'Imana kananga afite ukuntu akareba nkugaruka kandi yakagiye ukuntu murebana rwose mukarebana baba barimo bararebana bararebana adacingahe siniya kari kagiye kageze hano nta mbaraga nkuta yariremereye karongera karahwera banza aragafunga mutwe ntikumva kararwaye ariko karimo karagenda 清月， Chingiye 清月， Chingiye 醒醒！ kanguka Ece yitwa Jian Bian Jianga Biani senior Jianga Bian 坐起来， ngwino icara hano 怎么样？ katwumve umeze ute umeze neza 好了， aha byiza cyane 今天 ubwo rero urajya gucunga irembo 啊什么？ shift yawe yariri uyu munsi 愣着干嘛？ ndekera kundeba genda ujya gucunga igipangu jya gucunga amarembo karabaye gafite kuntu barinda ibipangu
twabonye barinda amarembo ariko Siniya nakomeretse uraceka najya kurinda igipangu nona ntago najya kuri gate ntago najya ku gate rwose kiramureba cya Siniya none se dukora iki utagenda ubwo ngomba kugenda mu mwanya wawe rero ndakeka ngomba kukugura ukajya mu mwanya wanjye ndi umunyamahirwe make uyu munsi naho ubundi master wanjye koko mana narumiwe ebe ntago aribyo rwose master kunari kugufata kujya gucyano nta nikirimo ngiye nkugire muri shift kweli Siniya ese wankoreye faveri ushaka kumenya ibyakaraga ko gaturuka mu madimoni igitibe kiraje gifite umunwa shaka umuyobozi yakirukanye kariya ni akantu gafite ubuzima buri aho ngaho gute kaza gukina n'ishuri ryacu gusa Siniya mengewe ntago ari umunyamahirwe yahanwe bikomeye none se buretse ushaka kumenya intwaro ukakoresha kariya gakobwa uyarimo uramuca mu ijambo sibyo intwaro ukakoreshaga yitwa ngo ni Papa Moon Saba niko inkota bayita Papa Moon Saba ituruka muri Felgen yaturutse mu nyubako y'aba Wang Yanman ndetse na Niyang Mountain uzi Fanga Jiangjia wariwe 200年前修炼得 ni master w'ikirenga 飞升天界的高 waturutse mu myaka 200 ishize muri Celestial Rim 我听他门人弟子 ni akomoka niyo nkomoko ye 他飞升 numvisha abandi bavuga 得到之后 we ngo nubundi 托梦告诉 ni mubaya cyane 师弟 gagaragara mu nzozi 他如今败在了大 uzabajya uniyabe 玄 ngo kandi ngo tuvugana ngarimo arakorera uwitwa Heaven Lord Da Chang 尊的坐下 你能不能帮我 hasi wamfashije umva buretse nkubwira inkuru uzongo Heaven Lord Da Chang 是凡人 we ntago ari imoti isanzwe 他的 Siniya mfite inyota umva afite imbaraga nta makemwa ni mubi cyane buretse ari ku 你呢 先 mfite inyota 好好休息 genda uruhuke neza 那还有 nanjye ngiye gukora ibyo ngomba gukora urumva 记得找我 mbwira nimba hari ikintu ukeneye kandi yamubwiye ko akeneye amazi uraha afite umunwa shawe 我先走了 okay ubwo ndagiye nimba ntacyo ukeneye ndagiye karabaye Siniya uruhuke neza Siniya wa mushenzi abantu baragwira mbonye izere ku gahuru ewe kumbe hakuno aka kapfukamya ha Siniya liyo 弟子李青 林清月 昨日不小心被魔道妖人所伤， byaba yakasamutwe nawe yarakomeretse 方拿药 utuvugana 解说费精 nawe akeneye kumera neza rwose akagira uko agera 后我才能 wamfashije nkimerera neza niwe urimo urivuga kandi akeneye imiti yamukiza Siniya 师姐 Leo yewe Siniya Leo Menge bamukomye none Menge yateje ikibazo 李师姐， yewe akeneye ibinini byamufasha ushaka iki nyine narakomeretse 找你瞧病， wansuzumye 伤是 warakomeretse kandi yakomeretse ahari 是啊， koko 魔师兄被困在升仙台， Menge ubu tuvugana ari muri Ascension Terrace 日晒吃了这么多苦， ahantu hari umuyaga mwinshi 也不知道 ubushyuhe bwinshi 旧伤复发。啊， ariko nanone bihari nkaho bidahari 掌门看来是不会理我了， ndahangaha kugira ngo nsabire imbabazi Siniya 倒不如去看看他，陪他一陪。 ariko master ntashaka guhura nanjye rero ndagumana nanjye mpaterize niyanga ndajya kureba Siniya bamufungiye amazi n'umuriro byandi bavuga ngo bagufungiye amazi n'umuriro hase nakubwiye ngo ndarwaye nese master ntiyakuvuye 就去小丘山 nimba utameze neza jya muri Xiaoqiu Mountain ujye gushaka icyitwa Cody Marlon Grass jya gushaka icyitwa Cody Marlon Grass urakira dore uko kaje mu misozi kambaye ati nawe ubundi master yarakuvuye nta kindi ukeneye jya mu musozi ushaka Cody Marlon Grass bindi birazwa nyuma y'ibyabaye byose umukobwa ari gusabira imbabazi sheri we kigaragara cyaramukunda kandi twabonye umusore nawe yari ifite agakobwa ko mu demonic sect yikundira nabyo ni ikibazo aka ngaka bakoreje mu misozi kajya kwihamurira umuti babyita ngo ni internal injuries
master yarazivuye. Sasa kugira ngo Meridian zisubirane nuko akagomba kunywa ibishaka. Kugira ngo kabone ibishaka agomba kujya kwihamura ntaho kujya kugahamurira uruhari. Wakagafashije yifitiye agahinda kasi nayo bashyize hehe mu gifungo. Cody Marlon Grass banza yarayibonye ni ikimera. Akiraho we jatawe gacene ndahari urahari ukora iki kari kumusozi shaka. Okay nimba utawushaka nago ngufata urawushaka ngubwese we jatawe mubaya tiana yewe reba hariya we umutara ufata simba hano kabura mutugiye hehe ntagara amakosa yanjye nta kintu mbeze wa mushenzi we kavayo kumukobwa kari kamuhaye umukobwa ararekura abagafasha umurizo tugende kavuna umuheto baramanutse yarari ku musozi uyu raha yumvise urusaku urwo ruravahera urwo ruravahe buhweda wozingiye aze kakiri inkomere bitebye karacyamanuka sasa kandi uko umukobwa akomeje kugira ikibazo by Jesus Joseph Zeng arimo arabyumva kiraho akaba gataye hakurya kagwano uyu nawe parike mu kirere yahe kuri cyabaye mu nyanja hano hari icyuzi cyari gihari umukobwa ntiyageze hasi inyanja ihinduka barafu ikiyaga kiragihinduka barafu bitonyanga biraza mu kiyaga harahubangana karamanuka kagwa kuri barafu ndebere nawe hari amazi ariko dore uko hahindutse kadondagaho nakagorgishaho irekera in episode ya mbere feud kadoma ku mazi nubwa mbere kabibonye amazi ari mu kirere amazi anatangira kwikusanya amazi arikusanya kareba amazi arikusanya kumbe mu mazi ari kirimo kiravamo hano nakwirukanka kibuno mpa amaguru kubyo utamenya ngo ni ibiki kumbe harimo umuntu raka Joseph Zeng by Jinsu twabonye ariyo mazina ye ntago tuzi ngo ni muntu nyabaki twakomeje kumubona gutya agakobwa kagira ikibazo nawe bigasa ngo bimukozeho Toast one the baddest mwibuke muri Heroes mwibuke muri Heavenly Sword and Dragon Slaying Saga umwibuke no muzindi nyinshi mwibuke muri Snowy Night ari karindwi yagarutse muri aka avana amazi mu nzira akoresha agatoki kamwe yaramwitegereje areba agakobwa asa nkaho yikanzemo azagasanga hari amazi agahita hahinduka barafu genda hejuru y'amazi hari amazi agahinduka barafu agashaka kararebye karomerwa mana we ubuse ndi mu ijuru mana we uko agasanga hari amazi hakaza barafu hakaza urubura usehera karebye yikanga mumera nk'ashaka kurira umunsi wose iramufata ubanza akazi ntumbaze ngo akazi hehe asanga ari umwana we tu barafu itangira kwangirika yewe ntabara ntago nzi koga toka kure wakabwa yaragakomi aramwisha yewe data baramwisha kumbe yagaparitse undi kajyaga yo kaguma hamwe uranyishe wo kapfawe iki uranyishe turukwaza amejenye umunyumugongo iwe data we bana abantu muri babi yo 神光 urantabaye 先要出手 ukoreshe divine light nurumuri rw'ikirenga haje ngubishwe niki kumbe kiracha gacene kamutaye ibuye uyaza gutabara muvanya ragwa kamukubita urubizo ati nigize nkaho ntazi by'inyanja nirengagiza ukuri kuri mu maso yawe ati rega amarari yamaje kumanuka twamaje gufatirwa mu bwenge hahandi icyo nifuza ntabasha kukibona kandi nkireba ati niyo mpamvu nagomba gusubira hahise
nkibuka ibyanjye n'amagambo y'indirimbo ati nkibagirwa inzangano zose zahise nkiga kubana nawe tukabona turimo turaseka njye nawe twireba mu ndorerwamo mu kirori kamukubise urubizo kari kaje gutabara wagatabaye ni umunyembaraga ari kundebere ni nkubaganya agakobwa shaho je ni biki mbona yewe data we ndimo ndareba neza yapuka ncewe 你没事吧？ yewe umeze neza 这猴子下手特别 kariya gakene rwose ni kabaye 疼， riyabuye nari nzi ko ryagukubita yewe nyine nizere ko witonze ase uyu ni umuntu usanzwe karabaye umugabo aravuze ngo uyu ni umuntu molo ni umuntu 我真不是故意要占你便宜 abivuye mu mutima ariko 的。 yewe nakubeshye ntabwo nashaka kugufatirana sibyo nyumvire urinde se harya ntabwo unzi 在下玉帆山 nitwa Lichingiye nturuka muri Jingyan Sect muri Yufan Mountain 月，不知先有尊姓大 hanyuma mwebwe nabaza we urinde gusa umuntu aravuze ngo uri umuntu wowe avuze avuga agakobwa ngo uri umuntu bivuze ngo ngo ashobora kuba atari umuntu ntumbaze ngo ni iki 白酒4 nitwa Bai Jio C 多谢白先 Mr. Bai 白酒， urakoze kumfasha uyu munsi arahubagurika kadatekereje 我也是忧心那种， baka kanya n'impangayikishwe nuko kari agakende karagukomeretsa 没有钱粮。 ndakwinginze umbabarire none hanyuma 就没有别的想要对我说的。 ibyo nibyo wakagombye kumbwira uyu munsi 说什么？ ushatse kuvuga iki sasa bisa nkaho baziranye akaba aketse ko kijijishije ati ibyo nibyo wakambwiye uyu munsi akandi gato ushatse kuvuga iki iki 我知道了， yewe ndabyumva 对你负责。 ubwo nyine ngomba kwakira inshingano inshingano 负责。 inshingano z'iki 你且等一日， nyine ntegereza umunsi umwe 我再来寻你。 ati ejo nzaza kugushaka karabaye ati mu munsi umwe ejo nzaza kugushaka gacaho shawu yarakarebye ubanza harana akazi karabaye ibuka agakobwa kakomerekaga uyu musore akababara li ching ye niko umukobwa yitwa Li Ching ye nawe yitwa Bai Jio C cyangwa se Bai Jio C kaza hano gafata ku muti kari kariganga karivura 我的天降机缘吗？ hasi uriya buriya nuwangera is he one for me uriya nuwange sicyo bisobanuye kibuka urubizo ukamuhaye kumvisha uza do ni siniya 你在吃什么？ urimo urarya iki 我自己去采的。 ni imiti navuye guhamura karayitsimba kumbe ntabwo ariko kayitsimbye uyu nawe yaravuye kuzana indi miti hano karimo karasoma ibitabo byitwa ngo ni Tears of Sorrow 好本。 hasi uri ku nkuru z'urukundo siniya 什么事？ yaravuye kumushakira imiti bisa nkaho akitaho 想问你， ndagira ngo ngire ikintu nkubaza wayokigashe gashaniye 这礼一般需要多少？ waba uzi ku bijyanye n'impano z'ubukwe ndetse n'inkwano uko zimera impano z'ubukwe n'inkwano karabaye impano z'ubukwe n'inkwano ntago mbabese akagoryi impano z'ubukwe n'impano ugiye gushyingiranwa se oya ntunyumve nabi 我就是想， nyine mfite amatsiko yo kubimenya to 你一般是男子的亲， hanyuma rero impano z'ubukwe 没有人定过。 ni ikintu kiba gisanzwe umugabo aho umugore n'umugore agaha umugabo by'urushako nyine 必须得给多少？ mu gihe bemeranyije kuba babana 你现在还不用这么早就开始担心自己。 we haracyari kare kugira ngo utekereze ibyo ngibyo urumva ntabwo igihe cyo gushyingiranwa kiragera buretse kubyigaho hanyuma inkwano ni igihe umugabo aba agiye guha ishimwe ababyeyi umukobwa ko bareze umwana wabo neza akaba yaramukunze nuko
bidatinze gakobwa kabangatanye urufuka rwa kirojana kaza karubangatana hano ntumbaze ngo harimo iki twasize kabaza nk'impano z'ubukwe ibintu nk'ibyo ngibyo gashyira ahangaha kaza kuri cya kiyaga iyi ntago ari inyanja ni akayagayaga kari aho ngaho bayi Josi uri hafi ahara bayi Josi umuginga nta nubwo anyumva karabaye kagize gutya kamubona aturuka imbere Shani Bogari ariko aragaragara nk'ukuze imisatsi yabaye umweru gusa agasura aracyari mutoya Joseph Zeng mwike muri Lotus Tower yagarutse muraka we ni mubaya cyane kakara murebye kavuze ngo karafata inshingano zo kuba katanze urubizo ubwo inshingano ntumbaze ngo nizi undavayo Mr White kumamagara cyane watagwana shaka ukuntu akareba aha turaza gusobanukirwa ibi ni iki 这是我这些年的全部， ibi ni iby'agaciro 之前的东西都在里面了。 narabitsimbye imyaka yose mbitsimba kugira ngo nyine nzabyifashishe ubyifashisha iki 给你的聘礼啊， nyine ni impano z'ubukwe impano z'ubukwe 东西是少了一些， nyine ntago ari ibyadanje tubira aho ngaho 我可以对 gusa ndahiye kuza mu ijuru 发誓，真的是我全部家 ibi nibyo byonyine mfite pe 自曹。 nta kindi kirengaho byose byanjye ndabikuzaniye karabaye uyarumirwa 为何要给我？ kuki urimo urabimpase avana n'akarabo ka Mariya nyine ngomba kwakira inshingano z'ibyo nagukoreye iyi uyarumirwa nkoreye arakaburisha afitemo umujinya ukuntu ntazi ngo uraturuka hehe hari kukareba mu musozi kazi ngo zikamwica n'agahinda bivangavanze n'umujinya akumva yagatapfuna yarakarebye wakantu we aye 你嘴里究竟能有几句真话？ ese kuva wabaho wigize uvugisha ukuri amubwira none nk'umuzi 我叫的是亲密， uri kumvugisha neza 我承认 ndabyemera 生的十分好看， nyine uri bogari pe 见色起意。 nyine natitiyemo ukuntu nyine kwaje 话本上说了，无 gusa mu nkuru z'ibitabo bavuga yuko buriya ngo umunyamahirwe 这都十分重要。 ngo ntago aba ari umwe gusa kandi ngo buriya ngo uburinganire hagati y'umugore n'umugabo buba bugomba kuba ari bumwe 亲了你， ubwo nagusomye rero 那肯定要对你的亲密负责。 ngomba rero kuba narinda izina ryawe neza umukobwa ntumbaze ngo ari mu biki mwumva iyo bijya uyu araseka ngo iki ubanza hano iyo umuntu agusomye aba yemeye no kuba umugore wawe none se urinde 哎呀，亲， ayaya mbega kuntu nanjye ndakagorya 情况， nibagiye kukwibwira wana reka nkwibwire neza 我家呢， mu rugo iwacu rero 日饭时 ni mu nzara z'umusozi wa Yufang 讲，又是我的 ababyeyi banjye bapfuye 父母在混乱 mu gihe cy'icyorezo Lishe. nkiri mutoya 我自8岁入 ati habaye umutingito inkangu iraza byandi biti inkangu 信民宗，迄今已有11载。 ati rero nibwo najoyininze muri Union Sect imyaka 11 ishize ubu tuvuga n'umwaka 11 ndawumaze rwose mba hano 是一名守山弟子。 ati ubu tuvuga ndi gatekeeper wa Union uyarumirwa 你若嫌弃我身份低微， niba ukeka ko status yanjye nyine iciriritse 我负责， si ngombwa ngo ushyingiranwe nanjye 那我 karabaye 会强求， nta nubwo nanjye nahatiriza ntari wasi 做了我该做的事情。 njye nari nkoze icyo mbona nizera ko ari ukuri 在你， kandi nawe ufite amahitamo yawe uyarumirwa abanza agiye kuntinduba ndapfuye ntacyo 你不愿意就算了， niba utifuza kundongora 先回。 ubwo reka ntware impano z'ubukwe zanjye yehe arazitwara nazakiriye 走吧。 tugende rero buretse karamufata 信民宗，
nazo tujya muri junior sect aragakurura we 你的聘礼 nakira impano z'ubukwe zawe 自然就是你的人。 ngo bivuze ngo ndi uwawe rero 怎么？ iki 你是不愿意？ ushaka kwisubira ndapfuye 就是不太方便。 nyine urumva ntago napfa kwinjiza aba outsiders mu ishuri ikindi ndacyaciritse na titire mfite 您回家正好也和你父母 nyine mpasi 说一声。 wareka tukavugana n'ababyeyi we tukazavugana n'ababyeyi bawe njye nta babyeyi ngira 无亲无扰。 nta muryango nta n'inshuti ngira wanyumvishe ati basi tubanze kuri ababyeyi bawe gahita kamufata ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye 以后你有我。 guhera ubu ngubu ubu uramfite karabaye yarumirwa akomeza kumirwa gusa yifashe ku myanya ndangakumirwa aricara ariga ntibaziranye n'ubwa mbere bahuye tayari ntikanamaje niba afite undi mugore ndekada ubanza byarangiye kamuzanye mu cyumba cyako mbivuga ntabwo byemewe kandi gatangira gutegura nk'umukobwa nyine uyu yumiwe yacecetse gusa 我平时都是 nyine njye mba ngiye nyine hano 就 icyumba cyanjye nyine n'akavumo kanjye kaba kajagaraye ihangane gatoya yarumirwa yatuje kombe bidatinze sini yajya akunda kuza kumureba kingiye turashize kingiye ni shift yawe uyu munsi none wakerewe 了，师兄。 sawa siniya reka mpindura imyenda ubundi nze none se uriya ceceka wivuga se kandi ko ntajwe numvise ry'umugabo ra nawe baramwirukana nkuko wibuke siniya menge nawe bamuhoye ko ya joininze n'agakobwa ko muri demonic sect ngo ni muri evocat acaho kamufashe ku munwa akoze wa gakobwa we ugira umuco umunwa wawe upfutse harya nawe upfutse none se muko 就如此见不得人吗？ ntabwo uri proud yanjye oya ntabwo aricyo bivuze 让别人知道。 nuko nashaka ko hari umuntu ubimenya ko hari umugabo nsimye mu cyumba cyanjye kubera iki 哎，我说 aya nakubeshye 最近因为 nyine umuyobozi w'iri shuri 没有女士， yirukanye siniya rwose kuba yarahuye n'agakobwa ko mu ba demonic 这个时候不能让他知道你。 rero ntabwo natuma ibyabaye kuri siniya nanjye bimbaho 既然如此， ndetse niba ari uko bimeze 你为何向我下聘礼？ kuki wampaye impano z'ubukwe mu kinyarwanda nyine karamukozeho ukaba undebere nimba ari uko bimeze 何向我下聘礼？ kuki wampaye impano z'ubukwe mu kinyarwanda kakaba kanamufasheho gutya ndapfuye 我们想的是对你 nyine nashaka kugira ngo mfate inshingano nkwiteho 表明心 nashaka kugira ngo nkwereke ko rwose 长亲。 bikuye ku mutima kandi ikindi ntacyo basi tuzashyingiranwa mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri 今日就跟着我回来。 ntabwo numvaga ko tuzashyingiranwa mu kwezi kumwe cyangwa abiri ntabwo numvaga ko wahita uza uyu munsi ngo duhite tubana 哎呀，反正这几日你可得小心， ikindi kandi muri ino minsi ugomba kwitonda Mbere- ntuzatume hari umuntu ukubona 要不然他们又要说我一 cyangwa se bazavuga yuko 自己起 njye nita ku by'inkundo gusa 点不够头， nkirengagiza inshingano nk'umunyeshuri mu bandi banyeshuri 待不下去了。 urumva rero ntabwo naba nkigumye muri iri shuri nahita nirukanwa yarabyumva kazi n'umuco da 所以你想让我 bivuze ngo ushaka kuguma koko ngumba 分呢？ mu ibanga nta muntu nzi akantu none se abagabo barabuze buretse ntugire ikibazo 很快给你名分， ndaza kugwa ahantu heza byibuze mu cyumba cyanjye uribuze kuba uherereye sibyo 请你进。 wewe wicara wewe witsimbe neza sibyo karamugaro yaragiye 你饿了吧？ wanze ushonje kandi kangushakira icyo kurya nimba katetse ryari kavanaho igiporezo 点心， mufate twa snacks 吃， nimurye 省山门了。 njye ngiye kurinda ku geti 你就不怕我是那妖人？ ndetse ntabwo ufite ubwoba ko nanjye ndi umudimoniki 你步了你那蒙师兄， bikarangira uhindutse nka siniya menge wawe
ayi nturuka mu madimoni 我只是一个可有可无的小守门弟子， genda umuntu urinda kuri gate gusa nta bya danger 是佼佼者的蒙师兄。 ntago nakwigeranya na senior menguri outstanding 再说了， ikindi 我和那只灵猴 wantabaye 我知道 untabaye iriya spirit monkey 不是邪道妖人， bigaragara ko utari daimon gaco kamusige mu rugo karagaruka kavuye kurinda ku gate kamusange mu rugo uyarumirwa dukurikije ukuntu twamwumvisha ubanza atari umuntu kumbe hakuno igihe cyo kurya kigeze ku ishuri karuye byinshi shawo yego yesu dore wa munyamunwa ase kuki uyu munsi uri kurya cyane 你胃口比较好。 muri iyi minsi mfite apeti 练得不怎么样， ibaze shawo umuntu ugira apeti we mukativeta akarya cyane epu ubwo so uzamenya iki bagakiniraho uyu ari wenyine 你师兄 siniya 有不穿的旧衣吗？ yewe hari imyenda yashaje wasigaje se cyangwa se wari utacyambara 你要做什么？ kubera iki 有的话就给我呗， nimba uyifite yimpe Ala. nshaka 做点东西。 nshaka kugira ikintu nkora okay 等我回去给你。 ndareba nimba hari imyenda nacyambara 师兄， urakoze cyane siniya isi nagakeneye ariko ibintu karabikurikirana dore wa munyamunwa wacu ibiryo by'abantu batanu ari umuntu umwe none ari n'umukobwa bite 你的衣服， asi imyenda ntabwo nayambara kumbe kari kayimusabiye 进云中弟子无事不得擅自离开， nyine ntabwo nemerewe kuva hano mu ishuri nta burenganzira ngo njye kukugura imyenda mishyashya 我去一下嘛。 pasi buyambaye oya 那你总不能每天只穿这一件吧？ none se wakwambara imyenda imwe buri munsi udahindura 好， sawa sawa ntacyo 我找时间再留下。 ngo ndaza gucika njye mu isoko kugura imyenda ntaribe 那你先吃饭吧。 ngaho ntacyo guhera aka kangira ikintu urya 不会啊， birabishye Yuda. oya 的， ibiryo ni byiza biraryoshye gerageza ubanze urumva ubundi bibishye gute utariye oya 妈， none se mushaka kurya iki mugabo mwiza 小秋果， nshaka kurya ziyonchumbalis 秋山上的小秋果还没， ziyonchumbalis 你总不能一直饿着吧？ izo zera mu misozi nizere ko kuzibona ubizi ko bigoye ushaka kwicisha inzara ndarya ziyonchumbalis ntumaze ngo ni biki ubwo reka tubyita amabungo harya amabungo 都行， okay ntacyo 我床了。 nawe uryama hariya naguteguriye uburiri bwo kuryamaho ajya mu buriri nk'umuntu warongoye wese umugore avayo agiye kumuha umwanya ngo yigire ku ruhande nyine nawe yicare gaca ku ruhande ko karangije karaza agasasa hasi mu yandi magambo ntibagiye kurarana ese ntabwo urara ku buriri 记住了， oya nzi ukuntu umuco ukurikizwa 我拜堂 ntabwo turakora ubukwe 自然不算是真正成亲， ikindi ntabwo urushaka kurwanya nawe ruremerwa n'amategeko ngo bimenywe n'abantu 不能睡在一起。 rero urumva ntabwo twararana umuco ndawuzi humura ntugire ikibazo karabaye si ni iki kandi ndaratuza feud akoze aka kantu yarakarebye arabona ameze nk'akazi nimba akazi simbizi irarya agiye kukarangiza ngo akice arakababarira ntumbaze ngo uyu muntu baziranye hehe ntumbaze ngo amuzi mu buhe buryo nyamurebe filime gusa yari akica arakababarira aye 你就如此笃定我不会害你吗？ ese urabizi neza ko ntagukomeretsa buriya ra hona kuntu uryamye wiziguye nkaho uzi ko ntacyo nagutwara filime iraha bidatinze
hakuno 师兄， Senior 师兄，你先喝口水。 Senior nywa ku mazi kumbe Menge hakuno Junior 你不要再来看我了。 ntuzagaruke hano 那你就甘心为了他被宗门处死？ none se ushaka kwicwa n'ishuri ryacu kubera uriya mukobwa 不一会， niyo napfa sinabyicuza aka nako karamukunda 这里劝你不要执迷不悟。其实我 naragerageje ariko ntubyumva bisa nkaho njye ntawe ntandukaniye nanjye ubwanjye ubundi se ninde wo kukumvisha aha abandi bana 你放心， Senior ntugire ikibazo nzashaka uburyo bwo kugutabara dore haha hatagera izuba bamufungiye aka gasigaye kagenda kitsimbatsimba nyambaririra ko kagiye uyu arimo aratarasa mu gisagara twabonye agira umuntu washaho ahengereje abona harimo umuntu uri gutambuka mu ndani rebye neza ra uyu arabyumva ko hari uri kubahunahuna arabyirengagiza yamwumvishe aga kari ku burinzi ariko gafite ubwoba ntabwo barimo barandebara yewe iyi nawe ntatuje ako ntabwo gatuje ayiwe munda arimo arandya yo munda 手一会儿 wankava arinzeho gatoya 休息。 nkajya kureba ko nakwifasha avayo 怎么忽然腹痛？我帮你看。 nese biturumbutse kandi reka numve oya 吃多了， yewe ejo nariye byinshi nkeneye kujya kwiyitaho yo nsigariraho ndaje ayiwe kingiye yarumirwa gacaho episode ni ya mbere gake ku mugoroba uyara ni by Juice还好天亮前赶回来。 Imana ishimwe ngarutse butaracya neza 坚持一下。 Senior yicari hasi rwose genda gake kumbe do Senior karamucikije akagurya Senior yo 你是来抓我们的？ uje kudufata oya bakubitanya gutya aka kari kigire mu byako 也是，抓我们的话也不会让你来了。 wasanga bakohereje ngo dufate 得了，妈， niba utaje kudufata se uje kumfasha 青青师妹， nizere ko uje kumfasha Chingzi 这不中， amwita Chingzi oya ntabwo nitwa Chingzi nitwa Chinguye ibyo se kuba witwa Chinguye hari icyo bimaze兄不肯跟我， Senior Menge 我只得强 ntabwo yansiga 封住他的脉门。 rero kubera ko atashaka kujyana nanjye Ate. nasinze muri Diantize ntabwo yabuja 你帮帮 niyo mpamvu namuzanye gutya mfasha aramusunikira 我来，你只要把他带走。 ngiye gutunganya inzira we munjyanira 好吧，不要担心， none si ibi ntabwo ari byo we ntugire ikibazo ndabizi uri umunyantege nkeya 请本来就应该我。 rero humura mu gihe cy'ibibazo rwose ibibazo byawe ndabihandoringa 来不及了， none se si ibyo mvuga nta gihe we Chingzin genda arimo aramwita Chingzin bakira kumbe master gute mwagerageza gucika turagakubwa nako ngo baragafata 这跟我没关系。 yewe nta hantu bihuriye nanjye we mufate neza nkwereke Senior Menge tugere impungenge 记住我名字了。 ese ubundi izina ryanjye urarizi izina ryanjye urarizi ubundi tugaruka hano yaje kureba agakobwa Chinguye urimo uyarabyumva okay girarya afungura umuryango areba mu ndani ari kure
aka karapfukamo 是我这 muyobozi 兄， yari imyanzuro yanjye yo gutabara Senior Meng we nta hantu ahuriye nabyo tayari uyarituritsa 李师姐， yes Senior Liu ubwo rero ngewe 师妹，此事 Junior Liu 一切退下。 ibi ntago bikiri ibyawe bivemo Senior bivemo rwose 一人之罪， ni amakosa yanjye aka kabonye abandi bapfukamye nako kajya hasi kabyivanzemo 蒙出我， mu mpane Meng Chun 他们伤我弟子。 cyuzuye Meng yinjiye 李师妹险些 mu ishuri ryacu 女之手，如今 akomeretsa 前 abanyeshuri bacu Li Qingyu nawe yaragiye kwipfiramo 不救你，难道 none n'aka kanya Li Qingyu arimo anagushyigikira kugira ngo utabare kweli 这种同门之义还不 ndabona warabonye abayoboke sha 够让你行吗？ bakurikira imyanzuro yawe reka ngenda arengana ariko ikirenga niki 正是邪，师傅有自己的标准， hari nyir'umunwa hariya 师傅困于门， aka ntajya kumva 弟子去， ndabizi amabwiriza ari ahangaha 但师傅教 gusa mu myitozo waduhaye rero tubwe ngo tujye dukurikira imitima yacu 一生所学， rero nanjye nakurikira umutima wanjye ibyo wangishe byose ndabizi 此生难。 sinzi nuko nanakwitura 今日是杀师， wahitamo kunyica 师傅 wahitamo kumugaza 毫无怨。 nta kibazo ntago na complaining muyobozi 是被妖女 Senior Meng 给我掌门法外开恩。 yayobejwe ubwenge n'abo mu kibi oya 清醒， imeze neza cyane rwose 上界还有如此坚贞的爱情， se urukundo nkuru nguru kuri iyi si rubaho umukobwa yahise abyibazaho byiza cyane 你果然很有主见， bivuze ngo nawe ufite ukuntu witekereza sibyo 就当本 ufite imyanzuro yawe 从没收过你这个弟子， reka ibi tubifate nkaho ntigeze nkwakira nk'umunyeshuri wanjye 本座 uyu munsi 就亲自 yewe ubwanjye ndakwiyicira 8日，你堕入邪道，贻害苍生。 aho kugira ngo ntume winjira mu nzira y'ikibi ubashe kubabariza abantu b'inzirakarengane kirarutya uyobozi 我们与师兄同门10几载，你若要罚他， Senior Meng tumuranye imyaka irenga 10 nimba uri wo kumuhana areba inyuma 我们一起罚。 natwe uduhane n'aka gashyiramo 我们？ twebwe se 此事与我无关。我 njye nta n'umuriya n'ibingibi njye niciragaho ma uca ujya hehe 和李师妹无关， 不对，掌门， koko nta nahuriye nawe 他在自己屋里。 oya njye ndabizi urana namubonye yahishe umugabo mu cyumba cye karabaye dore ngo agira umunwa hano yahise amutana afite umugabo mu cyumba cye nacyo nawe kandi ubanza uwo mugabo aturuka mu mademonic sect dore ngo barakaraburiza dore ngo barakaraburiza isi irakikaragiraho hano hari umutipe ufite umunwa kuko uyu nawe arimo arinjira mu nzu y'umukobwa areba ukuntu inzu imeze asanzwe ayizamo nta garuka imeze ageze hano abona hari umuntu n'icyo kunywa kirahari karabaye nawe nk'umuntu mukuru aratekereza barakwereka muri hall of penance aha yaricaye ariga abitekerezaho akose haya 2位师妹，实在是抱歉， Junior mbabarire nagutaye mu byago 不澄清， ndaza kubwira master 无关。 ko nta hantu bihuriye nawe 能与师兄同甘共苦，我也无悔。 yewe dusangiye ibibazo njye ntago nicuza riga nicuza njye se kuki mwabinkizemo 李师妹， Junior Lee yego 收留了外， ese koko wowe mwibanga wazanye umuntu wo hanze mu ishuri kumbe hakuno dorucaho uyu yiyizeye kureba umugore we n'umugore akiri akavumbi karahuha ahita amenya ko hanze ari uharaba barabasinzirije undi atambuka ye cyane umunyembaraga Filimira biteze nje kugucyura sheri nje kugucyura dutahe episode ya mbere ndakeka ari uko igenze
ntimucikwe na episode ya kabiri mbibutsa ko ni ku gasobanuye-times.com aka ni agakoresho ka Smart Vision DJs alongside B Studio. Ciao ciao, hasta la vista.